irabikwiriye kuko namwe hagati muri mwebwe hari ibyo yakoze, hari ibyo yakoze kuri buri ruhande rwa buri muntu. Imana nibahana umugisha natwe. Ikindi, hari imirimo yagiye dukorera igiye ikomakomeye muri uyu mwaka. Twakozemo ingendo zigiye zitandukanye. Twe twumvaga bitazakunda kuko kuri 27 z'ukwa gatatu nibwo twari dukoze urugendo kuva covid isa nk'iri micogora. Twese dukora urugendo ku itorero rya Ndago, kandi ibyo Imana yari yagambiriye byose nabonye byaragezweho. Ivugabutumwa ryarakozwe ndetse n'imirimo y'amaboko twakoze nabonye irimo igenda igaragara. Twari tugiye gutangiza n'ishuri ry'abana bigiramo. Ejo bundi nahanyuze mbona rigeze kure, barimo barajya gusakara. Agiye mbere uki wasanga baraye banasakaje. Iyo ni imirimo y'Imana. Kuri 19 z'ukwa gatandatu bagiye ku itorero rya Gasasa, naho gukora umurimo w'Imana. Ivugabutumwa rirakora kandi tugiye no kubaka. Umushumba abikomojeho, twese dufatikanya nabo twubaka yorodani. Ejo bundi abambere barayibatirizwamo kuko bafite abari gukurikiranwa bashobora kuba basatira 100. Iyo ni imirimo y'Imana. Ejo bundi kuri 4 z'ukwa 9 nabwo twagize urugendo itorero rya Ruramba. Imana naho ikora ibikomeye. Haleluya. Ni ingendo zigiye zegeranye, ariko twumvaga bitazatworohera, ariko Imana yaradushoboje. Bitwa amafaranga ntabwo ari makeya, basanga nka 1.5 miliyoni birimo bisatira ku bantu nk'aba ngana. Imana yabakoresheje, Imana ibahe umugisha. Twebwe nka korali Penuel, Imana iduhe umugisha. Haleluya. Ni Imana yagiye ibitegura bimwe tukabona bije, natwe tugafatira buri Imana yakweretse gahunda nawe ugendera muri uwo murongo. Bityo rero natwe nitwiyumanganije twaravuze ngo reka tuzane ituro ry'ishimwe mu nzu y'Imana. Tubireba turabisengera. Imana itwereka ko hari abantu bakeneye kwambara. Twegeranye imyambaro. Iyi ni imyambaro irimo hano twegeranije kugira ngo abana b'Imana nabo bambare. Iri turo twazanye turarishyikiriza itorero noneho rizatugenera rirebye natwe abantu bakeneye iyo nkunga. Haleluya. Nuko twabigenye. Imana nishimwe cyane, nkuko intego ivuga ko biturenze, byatwuzuye imitima yacu irabize, mbega yuzuwe n'ibyishimo. N'iki twari tubashije gukora. Imana niduhane umugisha, nimudufashe dukomere Imana ya mashyi ya speciale. Ni karibu 1 2 3. Minisiteri y'abadiyakoni inazo nshingano zabo. Ubundi abadiyakoni n'ibimushinzwe ni uguha serivisi abantu. Ngo murajya mumenya bakeneye umwenda wo kwambara, mubabwire ko hano hari imyenda mishyashya myiza idodesheje iteye ipasi, mbega ihwanye na buri muntu wese. Ubwo rero tubamenye, hanyuma iyi myenda tuyibashyikirize abantu bose. Bamwe mubona bakeneye kwambara, dore ngo uyu minisitiri
uyu minisita ushinzwe minisiteri y'abadiyakoni. Ubwo rero ntihazongere kugira umuntu tubona atambaye neza kandi Penuel ihari. Urumva ko mu perezida rero mukuru w'umuki perezida turamushimiye perezida n'abandi bafatanya. Imana ibahe ukomereza maze ndebe ukwemeza. hanyuma turashimira Imana Penuel ko Imana ariyo yatushoboje mu mashimwe menshi cyane twari twahisemo. Imana yaduhitiyemo, Imana niyo yaduhitiyemo ko tuzazana ino turo kugira ngo turifashishe abantu bamwe namwe bo muri twebwe. Imana ishimwe. Rero nabonye harimo imyenda idoze, harimo n'itadoze. Mu bantu abadiyakoni tuzahitamo gufasha, nitugiye duha igitenge kitadoze, njyewe azanshaka nyimudodeshereze. Uwo bazabona bakabona bakimuhaye azahita nshaka nyimudodeshereze. Umuntu bazaha icyo gitenge azahita nshaka, nshobora kutamumenya, azambwiye ko bakimuhaye njye kukimudodeshereza mu cyaro. Imana imuhe umugisha. Harimo amakositimu, harimo amajingisi mashya, ni imyenda mishyashya, ntabwo ari iyo gukuburira abantu, ni imyenda mishyashya. Iyi ni jingisi nshya, harimo ikositimu nshyashya. Ikositimu nshyashya urabona ko igendana n'iyi ngiyi. Harimo n'agakoto umuntu yazindukana no ari nk'umusore yajya kureshya bamwemera. Harimo agakweto keza k'uruhu. Mbega harimo imyenda myiza mishyashya. Hanyuma abadiyakoni rero mutumenyera abantu bakeneye kwambara baze tubambike. Se ntabwo ari hano ngo dusiga tubambitse. Okay, badiyakoni n'ibitenge bishyashya ntami twavuze ko tudashaka ibintu bishaje. Ni igishyashya, igitenge ntabwo ari gishya. Igitenge ntabwo ari gishyashya. Dore kiracyafuza na twa tunuza nazi ko bita. Kiriho cyanditseho ngo ni Super Esther. Super Esther veritable block print. Sinzi ari ubwoko bubi. Ibyo byose ubwo ni super cyangwa super. Rero Imana ibamugisha mukomereza aho ngaho. Nimukureho urushinge. Nabonaga ko nafite yerekwa mu gitondo, nafite ububyutse bwo gutanga. Ubu noneho rero mukomereza aho ngaho. Ubwo minisita reba abayishyize, nimushaka muvanga hari abo mwambitse. Abantu bategereje gutya muze kugira umwerekwa hano mu iteraniro. Abadiyakoni muze kuturebera umuntu ukeneye kugenda yambaye avanga tumwambitse. Ndabona papa Isaka ari kuvuga ati nibyo. Mukomereza aho ngaho. Nitumara kwambuka yorodani, tuzicara dusorome tuzazijya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazibonye.
Yesu ashimwe bene. Haleluya. Muri byayi byaba muri tumara kwambuka yorodani. Tugeze hakurya. Bamuje ngo tuzagenda gute? Tuzicara. Tujye gute? Bisoro. Ubundi turi. Yawe. Tazara twitari kwa rumuntu. Imbuto muri muzi kwani ibiryo by'abakiri. Abantu bakipfunda funikanya bitarashoboka batajya barya imbuto. Oh! Aza n'abana batoya twose ahigiye tuzibura izabo. Aho nitujya mu ijuru. Nitumara kwambuka yorodani tuzicara Gera Imana yajyayo kuririmba. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo murabuza munase kuba muri korali kandi Imana atari yo kuririmba. Muri korali saba baririmba bonyine.
Haleluya. Harimo n'abasenga, harimo abantu benshi. Bari twese ko turi 70 ntabwo twese turirimba. Muzaya ko twese baduha mikrofone. Ubwo rero ngiye Imana nzayibabwira nitugaruka. Yesu ashimwe. Ariko nitumara kwambuka yorodani. Amuri byavuze ngo tuzirirwa mu iseko two kuyirara. Ngo ari igihe tuzayiraramo. Ariko nitu. Yesu ashimwe ariko. Nubwo mubona ibintu biba bimeze ukungu, ariko hari igihe buzi. Mugategeka ko cyane gutya. Ukabyuka nubyuka sanga bwake. Ya ndabasengeye mwese kugira ngo ntihazagira umuntu ubyuka basanga yasigaye abandi bagiye. Imana itugire neza. Haleluya. Kandi dushimira Imana, Imana yagize neza. Kandi mwabana Imana ntago yarema amaso ngo bitabone. Ntago bishoboka. Ntiyarema amatwi ngo bitumva. Imana irareba, Imana irumva, Imana. Penuel twashatse gushima Imana, turatekereza ukuntu tuzashima Imana, iraducanga twumva bitiyobeye Imana itubwira ati muzazanira ituro. Uje ndabeshya? Mama mugi ndabeshya? Papa Jonda ayakiye. Abantu bari bahari bose, Perezida ndabeshya? Nepo ndabeshya? Iratubwira ati mu itorero rya Kibeho muzatangira ituro. Nta kindi mbazi. Zireko n'amafaranga twashyizeho nyine mu giseke. Ariko niko Imana yari yatubwiye. Imana ibamugisha. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Muri byo ngo muryo umutsi uwe n'ubundi inzirira. Ntabwo twahirira kunywa amazi batwagirwa umutsima. Tugiye gusenga rero kugira ngo twumve umwigisha w'uyu munsi wo muri konseri atugizeho ijambo ry'Imana mu minota igereranije. Siko bavuga se? Iminota sibyo mushumba? Iminota igereranije. Hanyuma rero reka nsabe Manuel Mazimaka uri hano umuririmbyi wacu. Naze twamutije abanyarwanda ko ariko twamenye ko Imana yatubwiye ngo dushobora gusenga tukabagumana. Nubwo mwaguze ibanze rwamo ko dushobora gusenga mu Kibeho n'Ikibeho. Hanyuma asengera umwigisha Madame Tubyiniye kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana muri iyi konseri. Imana imugisha. Imana turagushimiye. Kugira neza bugacyabuke. Witwa ndiho, witwitwara byose. Ukora iki ari munsi kwi ntabwo arahinduka. Turagushimiye. Dusengeye umwigisha wa Fatanya. Turamusengeye. Ijambo rye rirasengeye. Ariko turamwingingiye kugira ngo umwuka wera abagukoresha kandi ibyahaza ubwoko ntabwo yabimenya, ariko Imana abizi. Dufashire kuri kino cyamunsi kugira ngo tubugure turi imbere ya izina rya Yesu. Amen. Muraho. Yesu ashimwe. Muranyumva? Ko hari inyuma hari abantu bahicaye hariya hakurya. Mwaje akazuba kakabakubitaho gake. Buriya twebwe mu zindi nshingano tumenyereye kujya kubwira abantu bose muri kumwe. Abantu uvuga abantu baririya kandi Bibiliya tujya gusoma ntabwo ari abisi ya mushuka. Sibyo se? Madame Karisa sibyo? Bati visi mwazanye n'amategeko mu rusengero. N'abaraba hakurya ni muzi. Muza muzuza intebe mvara kuri toilette abantu barandagaye ari hirya no hino abantu bandi bakunda indirimbo. Ariko iyo bigeze mu gihe cyo kumujambo ry'Imana abantu bacika peri. Barakora bari kakaye. Kandi n'ibyari bikakaye bisaba umutima ukomeye wihangana. Kadoji diakoni. Niza mune kwa abaturage uzabazana nabo bazana. Muze twegerane tuganire se n'ubwa mbere se mugiye kunyumva. Nategetse mu izina rya Yesu si rya visi menye. Hanyuma mu gihe bakiza ndabasuhuje. Amazina nitwa Byukusenge Asumta. Tumaze kumenyana ariko muri Kibeho ntabwo ari cyane. Nubwo ariho ntuye ariko kubera inshingano za buri munsi n'amakanya mwabonye
byatumye ngenda, nari nagambiriye guhera mu gitondo ndi hano kugeza dushoje, ariko biraba. Ariko nabyo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yabiduhaye se. Imana rero izi ubwenge. Mpagaze aha rero ku batanzi, ababona ngenda kenshi mu nzira, maze igihe kinini nkorera muri aka karere ka Nyaruguru. Tuzari umuntu watubwirijeho mu rubyiruko kugira mwana wahaye umwanya, arabanza aratwibwira turamumenya. Nakoreye umurenge wa Nyagisozi, nshinzwe irangamimerere n'ibibazo by'abaturage, nza kuhaba executive w'umurenge, hanyuma nza kuhava njya gukora mu murenge wa Matanda, executive w'umurenge, nza kuhava nza gukora ku rwego rw'akarere ndi visi na sosiyale. Hanyuma wowe unyujuje bivuze neza, urwo rugendo rwose abo baravuga ngo nta birenze. Urwo rugendo rwose ntugire ngo hari ibindi, ni ukubera Imana. Ndayishimira rero. Njyewe mu buzima bwanjye busanzwe nkunda ukuri, nkakunda umuntu udakebashe kudaca ku ruhande, kandi nkakunda umuntu utakunaniza. Ubwo ni mu buzima busanzwe, ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana nkunda umuntu ubikora, atari ukugira ngo umushumba nshime, atari ukugira ngo perezida wa korali nshime, atari ukugira ngo rubanda rumbone. Haleluya. Kuko ari rubanda ushimisha, ibyo bwakwitura ntabwo wabibona. Ariko imitima yacu kugira ngo ishimishe Imana, biradusaba imitima itaryarya Imana. Haleluya. Biradusaba imitima itaryarya, biradusaba imitima Imana ibone ikishimira. Mu yandi magambo, muribuka abigishwa bajya gusenga, bagasengera abantu abadayimoni bakavamo, Yesu akavuga ngo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ntimwishimire ko amadayimoni abumvira. Impano zizakora, uzajya hari umbwire, nzakubwira, byose bizakora neza kandi bisohore. Ariko turabizi neza yuko hariho n'abazaba ibyapa kugeza ubwo Yesu agarutse bikarangiriraho. Ariko icyaduha ntituzaba ibyapa ngo turimbe birangiriraho, ahubwo imitima yacu ibe atashe ku Mana. Nk'ubu ngubu sinzi ko abantu bose hari hano bari kumwe n'imiryango yabo, ariko uba wumva muhamanya mu mutima. Ngo mvuze nk'abantu mubana buri munsi mu rugo. Abo ni abantu, kandi n'ubuzima tubayeho mu isi n'ibyo tubona bijya no gusatira n'ibyo tubona mu gukorera Imana. Nk'ubu mu kanya mutanze iriya mpano si yo gukorera abantu b'Imana, si na bene wabo, si n'abantu mwanabyara, ariko mubikoze kugira ngo mufashe abantu b'Imana. Izo ni ingororano. Ababyeyi bigeze kuturirimbira, udakoreye Imana igihombo ni wowe. Abakandite yandire mu tujya turimo ngo abagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Niba ushaka ko tujyanayo ngwino. Kubwiriza rero umuntu mukuru uzi ubwenge byakabaye byoroha, ariko kubera ko bamushumba nabo bajya bafata inyigisho nyinshi, biradusaba abantu kubabwira, ukareba inzira yose bakoresha kugira ngo umuntu yumve. Ariko noneho uko tumaze gukora, nubwo harimo n'abana batoya benshi babyirukiye no mu miryango isenga, biradusaba gukorera Imana yacu aho umushumba atari, aho perezida wa korali atari, aho mwene wanyu atari, kugira ngo tunezeze Imana yacu. Yesu ashimwe. Hanyuma rero mbonewe no gushimira Imana urwo rugendo rwose nababwiye, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Natangiye kumenya ibyo gusenga ndi muri segonderi mu wa gatatu, 2001-2002. Niho numvaga ko nzi gusenga, ariko ubundi imbere byari byo gukurikira ababyeyi, kuko umubyeyi wanjye mama ni umukristo cyane. Haleluya. Ababyeyi mujye mubwiriza abana banyu gusenga, kandi mubikitegerereza. Niba warabyirutse ujya mu kabari, azamenya ko ari bwo buzima. Niba warabyirutse usenga, azamenya ko ari bwo buzima. Impanuro uzamuha, azamenya ko ari bwo buzima. Kandi uretse ibyo nibavuga ngo abubu ntibumva, ngo abubu nugendera muri abubu, uwo mwana ashobora kukubera ikiruhuko. Rero mutoze n'abana inzira yo kujya gusenga. Nk'ubu hanze mu kazi turavuga ngo abana mubatoze kujya mu ishuri, mutoze abana gusoma, mutoze abana isuku, mutoze abana imyuga. Ariko noneho hatuye mu nzu y'Imana, mutoze abana kujya mu nzu y'Imana.
Haleluya. Nzayino nakubonye Yesu ashimwe. Abo ufite ubatoze kuza mu nzu y'Imana. Rero ibyo Imana yagiye inkorera ni byinshi, hari ibyo ngibyo nababwiye by'aho nagiye mba, ariko hari ikintu gikomeye. Yesu ashimwe. Nguhagaze imbere aha ngaha mukavuga ngo visi meya ari kwigisha, wumva nyine visi meya ni urwego rumeze ukuntu, ariko mezami ibyo ni ibintu byose birangira. Igikomeye, abakristo murabizi cyane dukunda kuvuga ngo ibyavuye ku mavi birindishwa, ako kantu ntimukazi. Ibyo byose nababwiye mu myaka maze muri aka karere, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Imana iravuga kandi igasohoza. Niba Imana itavuga, mpamya neza ko mwese mwicaye hano ntawubagaruka. Ndabeshya madamu mushumba, buriya butayu bwa Nyakizu umujyamo bwa hariya Nyamabuye, hari n'ubundi hano hepfo muri za Kibeho, muba mugiye gushaka iki? Muba mugiye gushaka Imana. Buriya mushumba twegeranye turavugana, uba wumva ari turavugana, nawe mwicaranye muravugana. Uko uvuga ni nako Imana ivuga. Kandi ntabwo tubibona gutya ifatika. Ikintu kiri palpable ugenda ugakoraho. Uko rero bimeze gutyo, kuko tuzi ko ari umwuka, ni nako n'ibindi byose biza mu mwuka, ariko tukabibonera bisohoye. Ikinsubizaho Yesu ari no kwibuka urukundo, umurenge yarabivuze. Iyo rero Imana iza kubitavuga, ntabwo twese tuba turi aha ngaha. Abenshi tuba tunajya n'aho dushaka, ariko aho umwuka atari nyine abantu kumva ko bidashoboka, ariko hari tuzi ko bishoboka. Kandi tumaze kugenda duhurira ahantu henshi n'abantu bo muri Kibeho, tugenda twumva ubuhamya. Rero umugisha nagizeho gukorera muri aka karere, ni naho natangiriye akazi nkirangiza kwiga. Iwacu ni mu karere ka Kamonyi niho mvuka, ariko nibwo nari ndenze Kabgayi hariya mu Muhanga. Ariko ikintu Imana yankoreye ni uko yampereye umugisha mu baturage. Haleluya. Uragifata nk'ikintu cyoroshye? Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uriya mugabo w'Irwami ko namubonye, Karisa twarabanye Nyagisozi arahansiga, Evariste twarabanye mu kazi ka buri munsi. Imana yampereye umugisha mu baturage. Ndabeshye Evariste? Ntabwo mbeshye, yampereye umugisha. Rero Imana ndayishimira, kandi n'abaturage Imana ibaha umugisha. Ubwo naho nakoreye none uyu munsi ndi hose, Bunani Kibeho ndahari, ndabizi neza ko namwe nzawubagiriramo. Haleluya. Hamwe n'ibyo rero turaza gusomana ijambo ry'Imana, ariko icyo nagambiriye kubabwira no kuvuga ngo ese ko tuza hano mu rusengero n'ahandi barasenga, ni iki kizaguhamiriza? Ni iki kizerekana ko Imana yawe yakurikiye ihari? Gusa umunsi nujya kubwiriza umuntu ngo naza asengera aho usengera, uzagenda umuratira iki? Nujya kubwira umuntu ibitangaza by'Imana, uzagenda umuratira iki? Ese ko hariho n'abantu babibwirwa ntibisohore, bamwe bati ntibyavuzwe n'Imana, abandi ntibyavuzwe n'Imana, ugasanga rimwe na rimwe hajemo n'intambara n'ibigeragezo, abandi bati yaravangiwe, abandi ibyo ntabwo mubizi ko bibaho. Ishobora kubikora yakoresheje buriya buryo, hari no kubikora itanabukoresheje, bitewe n'uko wowe n'umutima wawe nayo mubanye, n'uko uyibwira. Kwigira guhabwa ukarisita bajyaga batubwira ngo gusenga n'abatisimu, gusenga no kuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi. Nese n'urwara ukamara ukwezi amezi abiri utaza mu rusengero, n'ujya mu kazi kagusaba kumara umwaka utaza mu rusengero, uzavuga ko utazasenga? Yego, mumenyere ko abantu babwiriza bita ku manye, ntabwo rero nzi kwitaho. Njye mvuga ibintu numva. Iyo ni experience. Icyo gihe cyose nigishira utaza mu rusengero, bizavuga ko utazasenga. Aho rero niho ureberwa, niho gushyikirana n'Imana yawe bigaragara. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga muri Yohana ibice 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Tugenda ku murongo wa 17, haravuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu gituro Betaniya, hari bugufi bw'i Yerusalemu, asitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko umusaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Dusimbuke tugende ku murongo
umurongo wa 33. Yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyizeyo? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Hari abantu bajyaga bahuriza mu rusengero akigisha kano kajambo konyine, murakaza aka kantu, abantu maze igihe mu itora ati, Yesu ararira. Ese ubu hano murebye histoire y'uko yagenze yarizwaga ni nk'uko abantu batizera. Undi ashobora kuvuga ati yarizwaga n'uko abona wenda Lazaro yapfuye. Abayuda baravuga bati, doreye nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka. Kuko amaze iminsi ine. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ntiwizere uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, aha niho nshaka. Ararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narenze yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kuko abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Yesu ashimwe. Ibi rero twebwe nibyo dukeneye, abantu tuza mu nzu y'Imana. Penuel aho mujya kubwiriza ubutumwa. Ni iki ngiki dukeneye kugenda kuri ya misozi ya Kibeho twagiye, ubushize twagiye mu Ruramba, wenda tuzajya n'ahandi. Turabizi neza yuko iyo turi hano Penuel Imana iratwumva, Imana iratuvugishije, tubwira n'ituro tuzana, Imana itubwira ibyo dukora. Ariko dukeneye ko umusozi tuzajyaho. Ubundi ko ndi umuntu nkawe, ko ibingize nibyo bikugize ku buzima tunagusangira n'igihe undusha n'imibereho, ni iki kizagaragaza yuko hari ikintu ntandukaniyeho nawe mu misengere yanjye nawe? Yesu ashimwe. Penuel tugiye kubwiriza, ni iki kizahamiriza abantu yuko Penuel twahagurutse tugiye kuvuga ubutumwa, tugiye kuvugira Imana, ariko hakaba hari isano dufitanye n'Imana. Yesu rero yarebaga abantu bamugose barimo bari aho ngaho, ariko kuko we yari afite projection ndende yo kureba mu mutima, akavuga ati, ariko ndebera bano bantu. Bamwe batangiye kuvuga ngo ahumura impumyi, ese buriya ntaba yamahumuye. Abandi batangiye kuvuga ngo ni uwo kwa runaka, ese buriya ntaba yabikoze. Ariko kuko yari azi imbaraga afite, kuko yari azi ubutware afite, ariko hari abantu batamwizeye, agahinda karamwica. Ariko atari ku Mana, ndabizi uri data, usanzwe unyumva, ndi umwana wawe, ariko icyampa ugakora n'iki, abantu bari aha ngaha bakamenya ko ntihuje. Ushobora guhagarara hano ugashima, ukavuga gutya, ugataraka, bamwe bakakuryanira inzara, abandi bakagira gutya. Ibyo bibaho mu muntu ni kure. Ariko hari akantu Imana ikwiriye kukongereraho kugira ngo abantu bamenye yuko utihuruje, kugira ngo abantu bamenye yuko ikintu utakibwiye. Haleluya. Buri wese hano wicaye afite ubuhamya bwe, afite ikintu Imana yamukoreye gituma, afite ibintu nka bitatu bituma. Haleluya. Nzagira umwanya rigiye nzabibabwira, ariko ibyinshi binashingiye kuri mwe nababwiye. Afite ibintu nka bitatu bituma nshobora kuba nanagenda no mu muhanda nkumva tugiye guhura, ushobora no kuba undenzeho, reka mbivuge gutyo, cyangwa ushinzwe kunyobora, ariko nkavuga ngo nubwo uri umuntu ariko hari undi muntu inyuma yawe. Haleluya. Rero dukeneye kumva ngo Yesu uko yabigenje akavuga ngo aba bantu ndagira ngo mpamirize. Niba uri umuhanuzi hano uzahanura, barindire ko bisohora. Ariko niba warakoranye n'Imana uzavuga ati, ndashaka ko mpamiriza ko ari wowe wambugiye. Niba kandi nabwo wabyibwirije, mu Kinyarwanda cyiza cy'ubu baravuga ngo umuntu arishyano. Ntabwo mubizi, wumva ari tari n'igayitse, ariko buriya bashatse kuvuga byinshi. Umuntu arishyانura, aridumbukiza, aribonekeza. Rero kuko hano cyane cyane n'itorero rya ADEPR, kubera ko ari itorero ry'umwuka, kandi abantu benshi ni nacyo bariziho, abandi bakanaritinya, abandi batinya kuzamo uko babarondora, abandi batinya kuzamo uko bavuga ibyabo. Siko hanze se bimeze? Ariko umuntu aba ashaka kujyaho agenda nyine akareba atankuri, bati ntabira akitahira.
ariko n'ibyo dukora hano mu rusengero abo musangamo yaba ari aho twagiye yaba ari nabo muturanye yaba ari nabo mubana yaba ari nabo mukorana yaba ari n'iki yaba ari n'iki dukeneye akantu k'inyongera kagaragaza yuko utihuruje icyo wavuga cyose icyo wakora cyose washima Imana ibyo wakoreye ibyo wakora byose dukeneye ikintu cy'uko Imana iduhamiriza yuko tutihuruje mushumba wavuye mu ruramba ukeneye ko Imana hane gushyigikira kuko utihuruje ntabwo wihagurukije mu ruramba abantu biza kurenze bari bahari abantu mwakoranaga bari bahari abandi bapasiteri bari bahari dukeneye kumenya yuko umuntu atihuruje nanjye nakwitangaho urugero mu nshingano zanjye za buri munsi nkeneye ko Imana ishyigikira ko twihurije kandi koko icyo nzakibabwira ariko hari undi munsi kuko nta kantu kankora ku mutima cyane haleluya nawe rero ufite akagukora ku mutima wari umaze igihe kinini urwaye wari ufite umwana wakunaniye agahindukira ko wari ufite umwana urwaye ko wari ukennye ushobora ako kantu rero ako kantu niko kagusunika kagukurura kagatuma nzayi nawe uriyo utaraka hariya kuri iyo utaraka utubwira iwanyu nagufashe mu mutwe kubera ko iyo utaraka mbona ko atari ibyo uhimba hari akantu Imana igukorera kugira ngo gatume noneho hari ako igukorera kaza kugira ngo gatume ni motivasiyo reka mbivuga gutyo nk'abize psikoloji murabizi ikintu kigustimira kigatuma uhora uri atashe ku muntu cyangwa ku kintu none icyo gishobora kuba ari cyiza hari igishobora gukorera ari kibi kugira ngo uhore ujya kuyishaka ikigukiza kuko ubona nta handi izagukura ibintu rero biratandukanye buri wese n'abantu birivuga ngo zirikana uko wahamagawe naho ninjya kwishinga runaka wese buri wese kuko turanabizi neza yuko ibyo dukora byose iherezo rimwe n'urubanza imbere y'Imana ariko ibyo nababwiraga ngo dukeneye ikintu cy'inyongera kiduhamiriza yuko tutihuruje ku byo kuvuga Imana cyane cyane ibintu by'amasezerano ibintu by'ubuhanuzi ibintu byo kwereka ibintu byo kurondora ibintu by'umurimo w'Imana ibintu byo gukorera Imana biradukeneye ko tugira ikintu cy'inyongera kigaragaza yuko tutihuruje cyane cyane no mu nzu y'Imana kuruta hanze kuko abenshi n'abazi n'iby'Imana ariko hano indani mu rusengero ni naho hakomeye kuruta hanze ho ugiye kumwigisha nk'uri mu kiburamwaka agahita ayoboka cyangwa ugiye kwigisha umuntu ari mu biyobyabwenge agahita abivamo akumva ko ari byiza ukamwigisha ubuzima bwiza ariko kubera ko mu nzu y'Imana benshi tumeze nk'abantu bafite diplome zingana tubimazemo igihe abandi turanabizi abandi turabana abandi nzi ubuzima bwawe abandi hari ibyo yakubwiye numva hari ibyo utakubwiye numva kubera ko ariho ubuzima buzingiye bwa buri munsi bwa bene so ukeneye ikintu cy'inyongera kigaragaza yuko tihuruza haleluya Yesu rero yabikoze abwira Imana ubundi hari igihe usenga rikagerayo uri wenyine atari na ngombwa ngo hari abantu baje kugufasha hakaba n'igihe usenga ukumva rimanutse rigarutse ahangaha hakaba n'igihe wumva ntirirenze na purafo hakaba n'igihe wumva ntirirenze n'inkuta hakaba n'igihe rigezeyo nta n'ubundi buhanuzi uba ukeneye haleluya ibyo byagiye bimbaho ese nawe nagiye mu nama ku cyumweru sinjye gusenga nkarindira ko nzasenga ari abantu bahari mfite agakeka mu cyumba